Mana turagushimye turaguhimbaje, tugushimira imirimo myiza y'amaboko yawe, tugushimira urukundo rwawe rudasanzwe udahwema kutugaragariza, tugushimiye imbaraga zawe Uwiteka, tugushimiye ijambo ryawe, tugushimiye ukuboko kwiza Uwiteka uhora udufatishije, tugushimiye ibiganza byawe byiza Uwiteka bitugabira ibidutunga mu buzima bwa buri munsi. Tugushimiye ko ari ubasha kumenya ibyo dukwiriye n'ibyo dukeneye ukabidutungisha kubw'ubuntu bwawe Uwiteka. Turabigushimiye ngobana natwe muri aka kanya Uwiteka, turi imbere yawe, turakwinginze ngo Uwiteka umwuka wakomeza tuyobore, akorane natwe muri iki gitambo cyiza tugiye kugutambira cy'indirimbo. Ukorane natwe Uwiteka mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo tubisabye kandi twizeye, amen. Naburiki sengufite mwami ko umpagije, naburiki sengufite mwami ko umpagije, ibyo ntunze ni ibyawe nanjye ubwanjye ndi uwawe, naburiki sengufite mwami ko umpagije, naburiki sengufite mwami ko umpagije, naburiki sengufite mwami ko umpagije, isi yose n'ibiyuzuye n'ibyawe mwami wanjye, iyo upfumbatuye ikiganza cyawe uhaza ibyaremwe, isi yose n'ibiyuzuye n'ibyawe mwami wanjye, iyo upfumbatuye ikiganza cyawe uhaza ibyaremwe. Haleluya. Hari ubwo wapfumbatuye ibiganza byawe uhaza kwifuza kwacu, hari ukuntu ujya upfumbatura ibiganza byawe ugahaza imitima yacu, iyo upfumbatuye ikiganza cyawe uhaza ibyaremwe, naburiki sengufite mwami ko umpagije, ntacyo nabura ngufite mwami Mana urampagije, ushimwe mwami Mana wowe umenyera ubuzima ukama ku byawe kubw'ubuntu bwawe, ushimwe mwami Mana wowe umenyera ubuzima ukama ku byawe kubw'ubuntu bwawe, ukama ku byawe kubw'ubuntu bwawe, ukama ku byawe kubw'ubuntu bwawe. Tubahaye ikaze kuri Harvest, itorero ryanjye n'umuryango wanjye, itorero ryawe n'umuryango wawe. Itorero ni umuryango. Uyu ni umunsi wa gatatu tugeze
dusenga Imana, turi mu masengesho y'iminsi 40, aho twifashisha iki gitabo cy'ubuzima bufite intego, aho dufite ikibazo kitubaza ngo iyi si nyibereyeho iki? Iyi si nyibereyeho iki ni ikibazo nkwiriye kwibaza, kandi nawe ni ikibazo ukwiriye kwibaza. Imana ibaho umugisha. Uyu munsi wa none turi buganire nanone twibukiranya intego dufite. Intego dufite nuko nkore bandebereho nka Gidiyoni agomba kurangwa n'ubuzima bufite intego. Nk'uko dufite intego y'umwaka itubwira ngo tuzakomeza gukoreshwa n'Imana ibihambaye kurushaho, tuba nkore bandebereho nka Gidiyoni, kuko Imana yiteguye kudusubiza agaciro, kutugwiriza gukomera ndetse no kutwubahisha. Uyu munsi rero ndagira ngo nawe uharanire kuba nkore bandebereho ufite ubuzima bufite intego. Uyu munsi ni umunsi wa gatatu w'amasengesho, tugeze ku cyigisho cya gatatu kitubaza ngo niki kigenga ubuzima bwawe? Niki kigenga ubuzima bwawe? Niki kigenga ubuzima bwanjye? Umuntu wese ashobora kubaho afite ikimugenga cyangwa se ibimugenga, ibigenga ubuzima bwe. Bishobora kuba impamvu zitandukanye, nibyo tugiye kurebera hamwe uyu munsi wa none. Iyo umuntu atagira intego y'ubuzima, aba ari nk'imodoka itagira direkisiyo. Icyo gihe umuntu aba ameze nk'umuntu udafite icyerekezo, aba ameze nk'utariho, aba ameze nk'umuntu nka nyamugijya nino, cyangwa se wa muntu ubayeho atazi ibyo arimo kandi ariho ari muzima. Ndagira ngo nawe wibaza ngo mbese yewe niki kigenga ubuzima bwanjye? Yewe niki kigenga ubuzima bwanjye? Wowe niki kigenga ubuzima bwawe? Twihuse turareba ibintu 5 nabonye bigenga ubuzima bwa benshi muri ubu buzima. Icya mbere kiravuga ngo abantu benshi bagengwa n'umutima ubacira urubanza. Abantu benshi bagengwa n'umutima ubacira urubanza. Iyo turebye Kayini amaze gukora icyaha, yatangiye kubaho ubuzima bw'umutima we umucira urubanza, akadagenda yivugisha mu nzira, ndi umurinzi wa murumuna wanjye se, namaze niba namwishe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Usanga kenshi na kenshi umuntu yafite umutima umucira urubanza akunda kugenda rimwe na rimwe yivugisha namaze, akishingira igiti kidashinga, kandi mu by'ukuri ntabwo babayeho ubuzima bufite intego, ntabwo babayeho neza, kuko bafite umutima umucira urubanza. Ubu buzima abantu benshi babubayemo kandi si bwiza. Ijambo ry'Imana mu Baroma igice cya 4 umurongo wa 7 haratubwira ngo hahirwa umuntu wabariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirirwa. Uyu ni umugisha twagize twebwe abizera Yesu Kristo. Urahirwa kandi ndahirwa, njyewe wababariwe ibicumuro byanjye. Ibyo ndabishimira Imana. Ni amahirwe akomeye kandi ni umushinga ukomeye cyane. Umuntu wateye intambwe yo kwatura ibyaha bye yarababariwe, kandi akwiriye kubaho ubuzima butamucira urubanza, akwiriye kubaho aticira urubanza, kuko yarangije kubabarirwa na Kristo Yesu. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Icya kabiri kiravuga ngo abantu benshi bagengwa n'ubwoba. Ugasanga abantu baragengwa n'ubwoba, ugasanga impamvu zitandukanye zitera umuntu ubwoba. Abasha kugira ubwoba bwinshi buvuye ku byo yahuye nabyo mu buzima, uko yakuze, imibereho yabayemo. Abamureze bashobora kuba baramureze wenda bamushyiraho igitsure gikomeye cyane, ariko ugasanga mu mibereho ye ya buri munsi bigenda bimutera ubwoba, ugasanga biramugenga. Ugasanga kenshi na kenshi ibyo bintu biragenda bizitira imigambi y'Imana ku buzima bwe, cyangwa bikamubuza kugera aho Imana yifuzaga ko agera. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Si byiza rero. Ubwoba ni nka gereza. Iyo ubayeho ubuzima bw'ubwoba, uba umeze nk'umuntu uri mu nzu y'imbohe. Tubona ko iyo umuntu ari mu bwoba ntabwo ashobora guhamya Kristo, ntashobora kuramya Kristo. Iyo umuntu ari mu bwoba ntabwo ashobora gusohoza umugambi w'Imana. Iyo umuntu ari mu bwoba kenshi na kenshi usanga agenda yigengesereye, hari ibintu adashobora gukora n'ibyo adashobora kwinjiramo, kandi byamurebaga, ariko kubera ubwoba ntabikore, ntabyinjiremo. Ni byiza ko rero twinjira muri Kristo Yesu, twinjira mu rukundo rw'Imana, kuko mu rukundo rwa Kristo Yesu nta bwoba burimo. Ubwoba iyo ubayemo cyane ubera nk'umuntu wifungiye mu nzu y'imbohe, kandi buzakubuza kuba icyo Imana ishaka kuba cyo. Bibiliya ivuga ko mu rukundo ntiharimo ubwoba, kuko ubwoba buhambira umuntu. Ubuzima burimo ubwoba bw'urupfu, ubwoba bwo gutinya uko ejo bizagenda, ubwoba bw'uburwayi, ubwoba bw'abantu runaka. Kenshi na kenshi iyo ubayeho ubuzima burimo ubwoba, butuma utaba icyo
Imana yifuza ko bucyo. Rero ndifuza ko tutarangwa n'ubuzima aho tugengwa n'ubwoba. Icya gatatu kiravuga ngo abantu benshi bagengwa n'urukundo rw'ibintu. Aho usanga abantu benshi bagengwa n'urukundo rw'ibintu. Inyota yo kugwiza ibintu niyo ihinduka intego y'ubuzima bwabo. Iyo rukuruzi yo gushaka kurundanya ibintu ikomoka ku kwisuka ko ningira ibintu byinshi bizanyongerera umunezero, gukomera, gutuza mu mutima, ariko ibyo bitekerezo uko ari bitatu byose ni ukwisuka mu mutima. Usanga kenshi na kenshi nabwo hari abantu bagengwa no gukunda ibintu cyangwa se urukundo rw'ibintu, kumva ko ningira ibintu nzagira agaciro, ningira ibintu hari uko bizagenda, ningira ibintu nzagira icyubahiro. Uko ni ukwisuka kuri kugenga abantu benshi mu mutima. Ntabwo tugomba kugengwa n'urukundo rwo gukunda ibintu, ahubwo tugomba kugengwa n'urukundo rwo gukunda Imana, gukunda bagenzi bacu nk'uko twikunda, gukunda umurimo w'Imana, tukagandukira Imana muri byose. Kuko kenshi na kenshi iyo abantu bagengwa n'urukundo rwo gukunda ibintu, niho usanga kenshi tubaho ubuzima tutagaragara mu murimo w'Imana. Kenshi ugasanga dufite impamvu turashyira imbere ibintu bitandukanye, mu by'ukuri ugasanga ntabwo dukunda umurimo w'Imana, ugasanga ntabwo dukunda ibyo twakabaye dukorera Imana, ahubwo dushyize imbere cyane urukundo rw'ibintu kuko twizeye ko aribyo bizaduheresha agaciro mu bandi. Ntabwo ariko bimeze. Uko ni ukwibeshya. Ubwo ni ukwibeshya ku bantu benshi. Iki ni ikinyoma gisakaye mu buzima bwa benshi. Ni ukwibwira ko kugira amafaranga menshi bizampa gutuza mu mutima. Siko biri, ni ukwibeshya. Ubutunzi bushobora kukuyoyoka mu gihe gito kubera impamvu zitandukanye kandi udafiteho ubushobozi. Umutekano nyakuri nta handi wawukura keretse mu kugira imibanire myiza n'Imana, kuko ibyo nta gishobora kubikwambura. Imana itugirire neza cyane. Kugira ngo tubeho neza, tugengwe na Kristo, nuko tugira imibanire myiza n'Imana. Ntabwo imibanire yacu n'Imana rero iva mu bindi bintu, ahubwo iva mu kwegera Imana, iva mu gusoma ijambo ry'Imana, iva mu kwitabira gahunda z'itorero, iva mu kugenda dusenga Imana uko bukeye n'uko bwije, twumva ijambo ry'Imana, tutitwara uko dushaka, tutagengwa n'ibintu. Icya gatatu kiravuga ngo abantu benshi bagengwa no gushimwa. Aho usanga gushimwa, umuntu arashaka kubaho ashimwa, nawe yaba yakoze amakosa, ariko muri kamere ye we gushimwa arumva ari ikintu kigomba kumutegeka, arumva ari ikintu kigomba kumuyobora, arumva ari ikintu agomba kubana nacyo. Ntabwo nzi amabanga yose ageza abantu ku butsinzi, ariko inzira imwe itayoba yo gusoza nabi niyo gushaka kunezeza abantu bose. Iyo ugengwa n'ibitekerezo by'abandi bituma udashobora kugendera mu migambi y'Imana ifite ku buzima bwawe. Yesu yaravuze ati ntushobora gukeza abami babiri. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu agengwa no gushimwa, ababayeho muri bwa buzima bwo gushaka kunezeza buri muntu wese, kandi ntabwo byakunda ko umuntu anezeza abantu bose. Yesu niwe wavuze ngo ntawe ushobora gukeza abami babiri, ntawe wakorera Imana na Satani, ntawe ushobora kunezeza Imana na Satani. Natwe niyo mpamvu muri ubu buzima rero iyo ushaka gushimwa cyane n'abantu ugira ngo unezeze buri muntu wese, kandi ntabwo byakunda, ntabwo byashoboka. Rero ndagira ngo niba wari ubaye muri ubwo buzima bwo gushimwa cyane, nawe uri mu bantu barwana intambara yo kunezeza abantu bose, ntabwo bizagushobokera, ntabwo bizagukundira. Urugendo rw'iminsi 40 ruzakwereka uburyo bwo kugira ubuzima bufite intego, ubuzima buyoborwa, bugengwa kandi buyobowe n'imigambi y'Imana. Muri iyi minsi 40 ndagushishikariza kuzitabira gahunda y'amasengesho, ndagushishikariza kuzitabira kumva izi nyigisho, haba izitambuka ku mbuga nkoranyambaga kuri channel y'itorero John Samvura Official. Ndagira nkubwire ngo nukurikirana haba mu masengesho, haba mu materaniro asanzwe, ndetse no ku mbuga z'itorero, ndagira nkubwire ngo bizasiga ufite ubuzima bufite icyerekezo, ufite ubuzima busobanutse, ufite ubuzima ugenda bukwereka uburyo bwiza bwo kubana n'Imana neza
kandi iminsi izajya kurangira utakigengwa no gukunda gushimwa kubera ko ntabwo wazashobora kunezeza abantu bose. Icya gatanu kiravuga ku byiza by'imibereho ifite intego. Ibyiza by'imibereho ifite intego nabyo ni ibintu bigera kuri 5. Kimwe kiravuga ngo ni ukumenya intego y'ubuzima bwawe kuko bibuha agaciro. Iyo umenya intego y'ubuzima bwawe, ubuzima bwawe bugira agaciro. Icya kabiri kavuga ngo kumenya intego y'ubuzima bwawe byoroshya imibereho. Iyo umenya intego y'ubuzima bwawe byoroshya imibereho yawe. Icya gatatu kikavuga ngo kumenya intego y'ubuzima bwawe biha icyerekezo imibereho yawe. Ntabwo wongera kubaho uri indorerezi, ntabwo wongera kubaho uri nk'umuntu ushungereye, ntabwo wongera kubaho uri nk'umuvumbyi, ahubwo ubaho ufite icyerekezo kizima. Icya kane kiravuga ngo kumenya intego y'ubuzima bwawe byongera imbaraga mu mibereho yawe. Buriya nta kintu gishobora kongera umuntu kuraje nko kumenya intego y'ubuzima bwe. Nta kintu gishobora gutuma umuntu agira imbaraga zo gukorera Imana ngiyo ari kuyikorera afite intego. Icya gatanu kiravuga ngo kumenya intego y'ubuzima bwawe bigutegurira ubuzima bw'iteka. Imana yacu yagwa icyubahiro. Iyo uriho uzi intego y'ubuzima bwawe, umenya ko waremewe guhesha Imana icyubahiro, umenya ko waremewe kuzajya mu ijuru, umenya ko waremewe gukorera Imana. Ntabwo ubaho uko wishakiye, ntabwo ugenda uko wishakiye, ahubwo ubaho ukora imirimo yose usabwa n'ijambo ry'Imana, ubaho witabira gahunda zose z'itorero kuko uzi neza ko ubereyeho guhesha Imana icyubahiro, ubereyeho kuzamura izina rya Kristo, ubereyeho kuzajya mu ijuru. Imana yacu yagwa icyubahiro. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo dusoze uyu munsi wa gatatu, turawusoza dutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye, cyangwa se urawusoza utekereza ku ntego y'ubuzima bwawe. Ntekereza ku ntego y'ubuzima bwawe. Ingingo yo kuzirikana iravuga ngo imibereho ifite intego niyo nzira y'amahoro. Imibereho ifite intego niyo nzira y'amahoro. Umurongo wo gufata mu mutwe uri muri Yesaya 26 umurongo wa 3. Tuharimo aravuga ngo ugushikamijeho umutima uzamurinda ab'amahoro masa kuko akwiringiye. Ndagushishikariza gushikamiza umutima kuri Kristo kugira ngo akurinde, aguha amahoro kubwo kumwiringira. Ikibazo cyo gutekerezaho, wabaza umuryango wanjye cyangwa abo tubana bavuga ko ari iki kigenga ubuzima bwanjye. Wabaza umuryango wawe, wabaza umugabo wawe, wabaza umugore wawe, wabaza abana bawe, bavuga ko ari iki kigenga ubuzima bwawe. Ese ubundi ni iki nshaka ko kigenga ubuzima bwanjye? Ni iki ushaka ko kigenga ubuzima bwawe? Icyo nicyo kibazo ngomba gutekerezaho. Icyo kibazo ngomba gutekerezaho. Wabaza abaturanyi, njyewe ndibaza ese ni iki cyagenga ubuzima bwanjye? Ese abandi bo babona ari iki kigenga ubuzima bwanjye? Icyo kibazo kibazeho, nanjye nkibazeho. Nitwarangiza dutange igisubizo kandi dukomeze kwibaza ngo ni iki tubereyeho mu isi, ni iki tubereyeho mu itorero, ni iki Imana yaduhamagariye. Nta kindi ni ukugira ngo tubeho ubuzima bufite intego. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagirire neza. Murakunzwe.